mwamubonye Ferdinand, mwabonye noneho ku bwanwa buconze neza nka pasipamu zo mu bapadiri. Akenshi ibyo bikora impinja bagihura bwa mbere, ntabwo afite gushamaduka kuko ntabwo ari umukobwa ukiri muto ugiye guhura n'umugabo bose batinyana, ahubwo basanzwe bose ari umwe ari umugore undi ari umugabo. Ati zihirwe mukundwa mwiza wanjye uhora ni neza, wowe uteye neza. Tumunenge ariko se turasiga n'uyu we nawe uje kumusubiza, ahubwo bo bari guhana happiness. Yego. Ni ibyishimo bashaka guhanana. Murakoze kumpereza ijambo muri uyu mwanya, ndabashimiye. Muri aka kanya rero twageze hano amahoro kandi nanone Imana ishimwe. Turi mu kiganiro nonaha hasohotse liste ngo y'abantu bagiye bahereza Asiya amafaranga, bigaragara ko Pastor Mutesi yise ikiryabarezi Asiya. Abaye ikiryabarezi n'aba bayamuha baba ari abarezi. Nese Asiya n'umuvuzi gakondo ku buryo agomba kubaha imiti. Bibiliya itubwira umugore umupfakazi. Yego. Dore umuntu w'Imana, umukozi w'Imana yaragiye ariko adusizemo imyenda kandi umwishyuza aje kudutwarana nabo umuryango. Kiyo ndabikora nk'uko ari umupasiteri umugabo yatashye. Umusonga w'umupfakazi ntabwo ari kimwe n'umusonga w'abandi bantu. Hanyuma aba bantu mukunda umuryango wa Pastor Theogene mwabanye nawe mu gihe cye cyari cyiza. Noneho niba bamwishyuza 1,000 ngahe 600 niyo tubonye 1,600 cy'amadolari. Ubwo ni miliyoni na magana hafi miliyoni 2. Hafi miliyoni 2. Ni mwakwiterateranyije tukishyura abakunzi b'umuryango wa Pastor Theogene mwabanye nawe mwavuze muramukunda, ni mwishyure. Ibibazo babikemuye ubaganira neza ko yanamubwiye amafaranga murimo azagenda yamwishyura gahoro gahoro kandi nongere mbigarukeho. Kuba Steven yarahaye ibintu Asiya si uburyo nta n'icyaha yakoze kuko yari yakunze, kuko Asiya yarabyakiriye, ntabwo ari ubutekamutwe n'ubugegera kuko yabyakiraga azi neza ko ari kwakira ibintu by'umuntu bazabana, ahubwo umwanzuro Asiya yaje gufata yawufatishwa nuko abona hari ibyo atazashobora. Yaba Asiya ndamwumva, yaba na Steven ndamwumva, ariko sinemeranya, ahubwo ndagaya, ndanenga, ndamagana umuntu wakoze igisakirego yo gufata ibi bintu by'ahiherereye akaza kubishyira ku karubanda ngo arimo gusenya Mutesi kandi asenyemo umutima wa Asiya urwego rukomeye uburyo Asiya yanahagarara akikubita hasi. Ibintu Mutesi avuze amera nk'urunyaruvu, ariko ibyo avuze ikosa rero ry'umuntu tugaye kuba Asiya yarakoreye massage Steven nk'umuntu bakundana, ubwo ni ububwa bwa mbere bubi. Ntabwo numva ko uyu muntu washyize hanze aya majwi yashakaga gusenya Mutesi. Aramusenyera iki? Asiya yanze Steven uko Mutesi abivuze. Hari ikirezi cyariye, hari n'ikiryabarezi cyariwe. Niba kuko Steven ahuri ari wowe udukoreye ibi bintu, yaba njye uzasaba imbabazi, yaba na Asiya uzamusaba imbabazi, uratwanitse twaganiriye nawe mu bwiherero, none ibyo twavuganye nawe tubisanze ku isi, buri wese ari kudutuka ibitutu ashaka bitewe n'uruhande abogamiyeho. Ariko Steven yaho ndi bumugaye nuko hari n'abari kuvuga ko Steven ubu ngubu ari mu Rwanda ngo ari gukundana na Raila. Genda byamaganye ngo agiye gukora Raila. Yego. Dore ngo ahondi wagiye gukora ubukwe na Raila. Ntunasubizemo iryo jambo. Raila ntabwo yakundana n'umwanda nkuriye. Raila ntabwo yarya umwanda, ntabwo yatoragura puberi. Ako Steven ntabwo ari umwanda. Atari umwanda ashenye kangahe? Atari umwanda ibaza abagore bangaye bose yandaritse. Niba ari ikintu cyababaje Raila. Ariko na Ferdinand yashakanye na Pastor Mutesi ushatse birenze 3. Ferdinand wese je Mutesi ava mu Rwanda yaje hano abanza gukora uburaya, kwiteka icyo twita kwicuruza. Babanje gukora uburaya. Ngo yakoze uburayi bugani, ntabwo tuzi ijoro yategeyemo. Wicuruza abonwa n'ugura. Yego. Reba niba yarigurishije nawe waje kugura. Niba uri umugabo. Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu nanjye mbasuhuza bifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi tugira amahirwe yo kwakira Pastor Fanny. Umeze gute? Turashima Imana. Urashima Imana. Yego. Biragenda. Nta kibazo. Kuri Pastor
Fani Official muba muri gukora turabakurikirana. Abadukurikirana mwese Imana umugisha, ducisha ibiganiro bigiye bitandukanye muri iyi minsi hariho amasengesho ndetse n'impuguro zigiye zitandukanye. Okay. Ushize twakoranye ikiganiro, ni ikiganiro cyakiriwe n'abantu benshi ariko mu buryo butandukanye. Bamwe bakavuga bati Pastor Fani warengereye kuba wavuze Pastor Mutesi nabi, ndetse n'abandi bakaza babishima. Ese wowe ku giti cyawe sinzi nimba warabonye izo feedback wowe zakugezeho wabyakiriye ute? Urakoze, ntabwo nigeze mbona uwo mwanya kuko nta mwanya ngira wo gukurikirana ibyo, mba mfite akazi kanjye ka buri munsi mbamo. Yego. Hirya yo gukora ibiganiro mfite ibyo nkora. Ni ukuvuga ngo kereka bagiye bampamagara, abo nibo bampamagaye nkabasobanurira. Yego. Njye ntabwo nicazwaga no kuvuga umuntu, ahubwo twasobanuraga ibyo yavuze. Yego. Ndakeka ko muri bimwe mu biganiro twagiye tuganira harimo uburyo bwo kubaza ese umuntu yarahiriye kuri Bibiliya. Nkanjye nka pasiteri ngomba gusobanura icyo bita Bibiliya. Yego. Ku ijambo ry'Imana tukarahira mu bisa cyangwa mu binyoma. Yego. Cyambere cyo twabonye afashe Bibiliya mu ntoki. Bibiliya usibye kujya kubwiriza ubutumwa. Yego. Ku ijambo ry'Imana tuvuga ngo indahiro yacu ibe yego, ntibe oya. Yego. Kandi ndakeka ko mwansanze aho nkorera muza kumbaza. Yego. Mwaje kumbaza nka pasiteri, nawe mwaje kumbaza nk'umucuruzi w'akabari. Rero biba ngombwa ko mbasobanurira igihe Bibiliya izira. Yego. Bibiliya tuyibona iyo turahira, tugiye hari igihe bamwe barahira bagiye ndahiro runaka bakira inshingano, ariko iyo uje gusobanura ikintu uzi neza numva nta mpamvu yo kuza gufata Bibiliya. Kuko niba umutima wawe ijambo ry'Imana rivuga ngo n'umutima wawe utagucira urubanza utinyuka uvuge. Numva rero ku muntu w'umukozi w'Imana nta mpamvu yo kuza kurahira ufite Bibiliya, kuko ukuri kwawe niko kuri. Kandi ikindi nta gihe uzabaho wemeza abantu ngo bakwemere uvuga iby'ukuri. Hanyuma icya kabiri ni uko yakoreshejwe mu buryo butari bwo. Ni uburyo butari bwo, harimo kuba yarahira ibyo atakoze, kandi twebwe twarumvise amajwi. Ayo majwi nayo mwaje muranyumvisha. Ibyo rero ntabwo nabitindaho, buriya kenshi iyo umuntu afite uwo akunda, iyo usobanuye gusa abantu ba hano ntabwo bazi impuguro icyo ari cyo. Genda nk'umupasiteri mfite itorero nshumbye, nkaba mfite n'umuryango, mfite inshingano yo guhugura nkanatesha. Kimwe mu byo batwimikira baratubwira ngo uhugure kandi uteshe. Abagore bakuru bahugure nk'aba mama wawe, bavuga ba nyoko. Abagore bato bahugure nka barumuna bawe. Abagabo cyangwa abagore bahugure cyangwa abagabo bahugure nka basaza cyangwa bakuru basaza bawe, mu buryo bwose nk'ubwo. Ndumva hari ijambo ntigeze mvuga, nk'uko we muri video yatukanye, njye ntabwo natinyuka iryo jambo. Ntabwo ndakeka niba barakurikiye ibiganiro, nta jambo nigeze natura kumwaturaho nk'umubyeyi. Hirya yo kuba ari ikindi ni umubyeyi kandi mukuru. Rero ntabwo namwaturaho ijambo rivuga ko namutusa ko nahugura. Hanyuma rero abavuga ngo uramusanga, iyo umwandikiye nta gusubiza, iyo umuhamagaye nta kwitaba. Hari abantu jewe bageze muri 3, abagabo 2 n'umugore umwe, bamwandikiye ibyo yabashuje barabinyoherereje. Nanjye baranyandikiye, hari wanyandikiye mu masaha kandi y'inyarwanda, nyandikira mu masaha 10 amusubiza. Byabihuranye nuko saa 9 nari mvuye gusenga nijoro, ndangije ntarasinzira nkimedita ijambo, aranyandikira ndamusubiza saa 9 z'ijoro. Ndangije ndamubwira se waba wamwandikiye? Ati namwandikiye. Mu by'ukuri rero ndumva ari Asiya naramwandikiye, kandi kumwandikira yaranshubije, ndamushimira. Niba Asiya naramwandikiye akansubiza, hakaba hari undi udashobora kwandikira, udashobora no kubwira ngo yumve. Kandi inshuro nyinshi tubona Asiya ibintu byinshi byaramugwiririye, nubwo iby'umuntu mwibanga ni ubuzima bwe bwite tagomba kwinjiramo, ariko kuba byabigeze ku mihanda ntabwo tubizi. Ariko niba hari undi uhora uzana ibintu
aha aba yabizanye naho bigomba no gukemukira. Mukunda kuvuga cyane cyane abajene bakavuga ngo cyangwa abakinnyi b'umupira bakavuga ngo umupira urengeye niho urengurirwa. Rero numva hari uburyo ushobora kureba umuntu hari ugiye gute, ahubwo ijambo ry'Imana ni inkota ya mugi yombi, irahuranya rigasogota rikazana imisokoro. Rero ijambo waba uvuga ngo ntiwafashijwe waba ubonoye ibyo ntabwo bindebe. Cy'ingenzi ni uko umutima wawe utancira urubanza, nakubwiye kandi ntarengereye, ntakubwiye ijambo ribi byonyine nibyo ubwawe wazanye. Ivuze uti iki sinigeze ngikora kandi ubwa mbere cyabaye. Iyo uje ati natukanye kandi watukanye ni icyaha, ni ibintu bibi, indangagaciro idakwiriye. Yego. Hari ikintu wakomojeho ngo ni mu buryo bwo guhugura, n'ubundi reka dukore ikiganiro kigamije guhugura. Turaza kuba mbese ni abantu muri rusange, nanjye kuvuga ngo urubyiruko ariko nanone imiryango aricyo dukora uyu munsi. Impamvu mvuze ngo abe aricyo dukora ni uko muri kano kanya tugiye kuvuga ku muntu w'umubyeyi ndetse mu minsi yashize wakoze ubukwe. Ariyo mpamvu ugiye kukubaza ni ese birakwiye ko umuntu nimba akoze ubukwe, hari abantu banenze Pastor Mutesi cyane bati nimba yakoze ubukwe mu minsi 3 yakagombye kuba yaragiye muri honeymoon, yakagombye kuba yaraje kuri social media akaza akitereka kuri kamera. Ese nimba umwuga ugutunze birakwiye ko wahagarika uwo mwuga warangiza ukavuga ngo ugiye muri honeymoon ukirengagiza akazi wakoraga? Nk'akazi nk'umuhe buryo nimba Pastor Mutesi atunzwe na YouTube cyane ko kugaruka yaraje gusezera avuga ko atazagaruka kuri YouTube, ariko abantu baramunenze bati yakagombye ko ari muri honeymoon, yakagombye ko yarapfumbase umugabo, ntabwo ari kuza imbere ya kamera kwisobanura ku magambo yavuze. Ikibazo buriya ntushobora kujya muri honeymoon cyangwa unezerwe umutima ukurya. Yego. Umutima y'ukurya ubundi honeymoon ndayizi. Ni ukwezi kwa buki byishimo by'abageni. Mu by'ukuri kuba yabijyamo cyangwa ntanabijyemo byose ni umuteguro w'umuntu bitewe n'uko abantu baba babiteguye. Yego. Icyo ngicyo nta nubwo nanagitindaho cyane, yaba n'inshako yashatse ni uburenganzira bwe, kuko we niba yarahisemo gushaka ubwa mbere agasenya, ubwa mbere ntabwo ashenya bishaka, ariko ubwa kabiri n'ubundi ashobora kubigiramo uruhare, ariko ubwa mbere ashobora kuba atarazi ibyo ari byo, ariko uwa kabiri n'ibindi bishobora kubaho. Hanyuma gufata decision yo kujya muri honeymoon ni uburenganzira bwe, byose byabaho. Njye ntabwo wenda ndi buhamanye n'abavuga ngo ntiyakagombye kuba ari muri ibi ngibi, yakagombye kuba yaragiye muri honeymoon. Biterwa n'uwo mujyana muri honeymoon, biterwa n'igisobanuro cy'urwo rushako. Igisobanuro cy'urushako iyo ubona ukabona bundi akenshi ibyo bikora impinja bagihura bwa mbere. Ariko yakoze bridal shower icyo si ikibazo, nayo irakenewe kuko agomba guhura n'abantu bakamubwira ati bwa mbere harabaye ntihakabe. Ibyo ntacyo, ariko kuba ntabwo afite gushamaduka kuko ntabwo ari umukobwa ukiri muto ugiye guhura n'umugabo bose batinyana, ahubwo basanzwe bose ari umwe ari umugore undi ari umugabo. Niba umwe ari umugore undi ari umugabo, ahubwo bo bari guhana happiness. Ni ibyishimo bashaka guhanana. Ibyo rero ni ibyabo, ufite kubitegura bate tuzabihanira Kimisagara cyangwa se tuzajya ku Irebero cyangwa se tuzabikorera hano hafi aha Masaka, n'uburenganzira bwawe. Ibyo ngibyo mba numva nta n'impamvu. Hanyuma rero yagombaga umutima kumurya kuko yarasize aturikije ikibombe. Ikibombe yaraturikije, yagombaga kuza gusobanura ko niyo mpamvu. Ikibazo rero si uko yaje gusobanura, ubwo nuko yaje kubisobanya. Mu minsi yashize mbere y'uko igihe cy'icyunamo gitangira, Pastor Justin yakoze ikiganiro, akora ikiganiro arimo aravuga nabi Pastor Mutesi mu buryo butari bwiza. Nuko mu gihe cyo kwibuka muri ya minsi 7, Pastor Mutesi nawe aza gushyira ubutumwa bwe kuri stati, sinzi nimba byarakugezeho,
arandika ati ubu butumwa mubungereze kuri Justin, amagambo yawe ntacyo amariye sosiyete n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Ufite byinshi bikugoye kuruta kwivanga mu byishimo by'abandi. Iyicarubozo ry'amagambo imbere y'Imana muzayasanga, kandi ibyo mukora muzabihemberwa. Ni byinshi wagatunganyije nk'umugabo, ariko wirirwa winjiriza abandi ucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Twibuke twiyubaka, mureke amatiku n'amacakubiri, n'abayatangije ntacyo bungutse. Aya ni amagambo mvuze kandi nkomeje nshingiye ku iyicarubozo ry'abantu bishyize hamwe barwanya Pastor Mutesi. Ubuse ko tuba turi mu gihe cyo kwibuka, aho ngaho harimo ubuhe butumwa bwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi? Ariko Pastor Mutesi akunda kuvuga ko bamukoreye iyicarubozo. We mu mboni zawe. Buretse gato. Yego. Ayo magambo turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Amasitati y'abantu hariho urumuri, Ibintu byo kwibuka, ibintu byo urumuri. kwibuka. Yego. Sitati z'abantu hariho aho bagiye kwibuka. Washyizeho none se mu gihe cyacu cyo kwibuka turibuka amagambo mabi. We yibutse Justin? Ntabwo mbizi. Yibutse Justin. Ibya Justin rero na Mutesi ntimukabitindeho. Ni agapira, ni amakipe abiri, ni nka Rayon Sport na APR. Yego. Ziri mu kibuga. Kuko ejo twabonye Mutesi yahaye igitenge n'umuceri Justin tubona ajyanye ururabo kwa Mutesi. Si umuntu ushyiriye ururabo undi akaguha umuceri n'igitenge cy'umugore, ibyo bintu mwabyinjiramo? Ababipfa ni ababisangiye. Ibyo bafite ibintu byabo biraho. Ahubwo jyewe nakwibaza, yego Justin tumunenge, ariko se turasiga n'uyu we nawe uje kumusubiza? Ntabwo twamusiga. Yego Justin yakoze amakosa, ikosa rikosorwa irindi. Yakoze amakosa aramuvuga, yinjiriza abandi. Yego afite amakosa yaranayazi. Hamaso uje kumusubiza biratanga iki? Aho na akabazo niho rero duhita turya twavuga umwe yajyanye ururabo undi atahana umuceri n'igitenge. Justin ari kure kama cyane ngo amusubize ururabo rwe. Ibyo rero n'udusetso two kugira ngo abantu baseke. Mbese aramu ururabo ntirwumye rwarumye. Ziriya n'indabo ziri naturere zo mu murima ziruma, zirangiza umunsi. Rero urukundo wahawe n'urw'amashara n'umuriro n'ibyo. Kandi muri icyo gihe wagiye ku Mutesi nuko wamubonagamo ko ari umumaro. Hanyuma na Mutesi igihe wabonaga Justin ukamuremera nuko wabonaga ari umumaro, mugarukira aho ngaho. Ibindi byose nimukomeza biraba ari uburyo bwo kugira ngo umucuruzi. Uko tubona ejo bundi mubo bari bagiye kumwica azira, harimo Claude, kabamo Justin, kabamo Ezekiel. Yego. Undi ninde? Ezekiel, Claude, Justin na Nibishaka. Abo bose ni abantu batajya bakararamo. Yego. Sibyo? Ntabo ni batajya bakararamo. Kuki se nta bandi? Ari we abagomba kumuvugana bakabavuga. Ni agakino kabo, bafite umupira. Abadukurikiye mwe muri tura muruzi mutaruzi, ariko baraziranye. Ari Claude na Mutesi ni agati gakubiranyije. Umwe ni musaza n'undi. Sibyo? Musaza na mushiki. Inshuti magara yakadasohoka. Mujyanama mukuru. Nibishaka umuhanuzi mukuru. Yego. Justin umuhungu na mama. Ezekiel wahawe Bibiliya. Urumva rero bye nagira inama Mutesi nta mpamvu kujya gusubizanya n'abariye. Kuno umubyeyi. Yego. Akesha umubyeyi asigaho. Okay. Turi mu kiganiro none aha hasohotse liste ngo y'abantu bagiye bahereza Asiya amafaranga, ari nabwo Pastor bigaragara ko Pastor Mutesi yise ikiryabarezi Asiya. Hano hari liste y'abantu batanu, abantu bagera ku 10. Uwo bita Steven wo muri Amerika ngo yamuhaye $500.
uwita Sonia amuha amadolari 500, Jackie wa Norway amuha amadolari 100, undi abandi ni amadolari 100. Mbese ni amafaranga, ni liste y'abantu bagera ku 10 yasohotse, ariko ikaba yasohowe na Pastor Mutesi. bamushyigikira se Bamuhaye amafaranga mu rubuhe buryo nyine ngo ni liste n'ibimenyetso bikumya bigaragaza ko ngo ari ikiryabarezi. oya buretse gatoya Mu buryo bw'urukundo. buretse Sonia se akundana na Asiya mu rwego rw'ubutinganyi. Ntabwo izina mbizi. Sonia, izina Jackie se ni umutinganyi, babita bacyari abayezibirene harya Abalesbienne. aha Ahanga ni ibimenyetso bigaragaza ko ngo yakaga amafaranga aba diaspora. no simbyemera kuko aho waba ushaka kwirengagiza wese ntayafata we ntayafata. Arayafata Reka we. turebe kuri Steven. Steven ni umugabo, Yego. niwe ntandaro yo kugira ngo Asiya aze ku mihanda. Yego. Ariko ba Sonia aba Jackie nta muntu udahabwa amafaranga, nawe arayafata, n'abandi barayafata, Yego. natwe barayaduha. Hanyuma uvanyemo Steven Yego. ko wenda ashobora kuyatanga kubw'impamvu ubwo twabonye ibimenyetso by'ikintu runaka, kuba yashyiramo abo kuba bayahasiya ni ikibazo. Ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo, ahubwo kereka ntabwo yakwitwa ikiryabarezi, kuko abaye ikiryabarezi n'aba bayamuha baba ari abarezi. Ikiryabarezi si cyo cyaha, icyaha ni ikirezi cyariwe. Wabyumvise? Imashini yakira aya mafaranga si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni uyu ujya kuyashyiramo abizi ko kiri mu muryi. Wenda Steven we tubona ko yaje mu rwego rwo guhonga kugira ngo azabone umugore. Ariko Sonia ntabwo mbona yaraje kubona. Mbese Asiya ni umuvuzi gakondo ku buryo agomba kubaha imiti. Asiya se yarabasengeye kugira ngo babe barariye amafaranga yabasengeye ntiyabasengere. Ntabwo nese yacuruza iki. Ntabwo mbizi, ariko urabona nimba iyi liste ihari igaragaza ko yakira amafaranga agera kuba ay'abantu. Nawe bagiye muri telefone bayoba twabonye ubwashize mu mashairene atwereka umuntu waje wamuciyeho ajya kumuyagira ko yapfushije, aca kuri nde kuri Asiya, bamuhamagaye ntayibone. None se nawe ntuza nawe aca kuri mama Sherene, nazo mama Sherene nawe ni kiryabarezi wamutumikiye. Mama Sherene ariko biravugwa. Bivugwa iki? Kwari zungwa kora online. Ibyo si ibyo nta nibyo nzi, nta nibyo shaka kumenya. Tukatwirebere kujya abantu baha abandi. Yego. Kuki mufata ibintu ukagyitiranya? Kuki mushaka kwica imitima y'abantu? Niba baramuhaye iryo jana yaraje abantu busa n'icyaha. Ntabwo ari icyaha. Niba yaramuhaye amubwira ati nagukunze genda ugura umwenda, yakoze ikosa. Niba yaramuhaye akaca inyuma kongera akabimubwira, aho rero tuhita tubona ko ari ishyari. Aho tuhita tubona ko ari ishyari. Urutonde warusohoye nabwo turabona ko ari ishyari. Noneho kuba we yarakiriye umwe 500 600, abamuhaye 100 ni bangahe? Abamuhaye 100 ni bangahe? Katubara amafaranga yahawe Asiya. Ndabona ari abantu bagera kuri 3 mu bantu 10. Abantu 10 bane ni abantu 4. Okay, Steven atanze 500. Steven atanze 500. Abandi 4 batanga. Abandi batanga 100. Ubwo ni 900. No bita Sonia atanga 500. Ubwo ni 1,400. Hari n'undi watanze 200. 1,600. Abandi bo nago biri kugaragara. Okay. Niba rero abo bantu 1,600. Yego. Reka dusabe abantu bakunda umuryango wa Pastor Theogene. Aho tugiye kwa Pastor Theogene nzahuke. Bibiliya itubwira umugore umupfakazi. Yego. Umwishyuza waje kwishyuza ideni ry'umugabo we Obadiya yari yarariye. Sibyo? Amaze kurirya yagira ngo atunge cyangwa akore umurimo w'Imana, twese niko tubayeho. Yego. Arangije Elisaje aramubwira ati dore muntu w'Imana. Yego. Umugaragu yaragiye. Umukozi w'Imana yaragiye ariko adusizemo imyenda kandi umwishyuza aje kudutwarana nabo umuryango. Yego. Elisaje umukozi w'Imana mugenzi we aragenda atubura aramubwira ngo genda utire ibi bindi. Yego. Bene data, niba koko nangiye inkunga ndayemeye, niba aba bantu nawe wemeye inkunga ni cyane
aba bantu bakunda abantu bakunda umuryango wa Pastor Theogene cyo ndabikora nkuko ari umupasiteri umugabo yatashye umupfakazi biriya idushinga umupfakazi umusonga w'umupfakazi ntabwo ari kimwe n'umusonga w'abandi bantu hanyuma aba bantu mukunda umuryango wa Pastor Theogene mwabanye nawe mu gihe cye cyari cyiza noneho niba bamwishyuza 600 niyo tubonye 600 cy'amadolari ubwo ni miliyoni na magana hafi miliyoni ebyiri ni mwakwiterateranyije noneho tukishyura kuko tubonye uwo bita Steven turamusubiza 500 ye tubonye uwo bita Sonia turamusubiza ngahe nawe ariko banza batamwishyuje uretse gato kuko wahaye urutonde uyu mubyeyi nuko ababaye niba aba bantu mumbabarire rwose ntimuze mutukana ahubwo muze muvuga neza niba koko mwaratanze muga Asiya mufite umutima mwiza mukamutarishyuje Imana ishimwe ubwo turamenya ko ari ishyari ariko kuba gutanga amafaranga ukajya kuvuga ngo namuhaye abantu bakoze mu buryo bwo kuvuga biterwa n'uburyo waporovoswemo niba bari bavuze barashaka kwishyurwa ni ibintu bibiri mu nkurikire abakunzi b'umuryango wa Pastor Theogene mwabanye namwe mwavuze muramukunda ni mwishyure uru rutonde noneho Asiya dukora urutonde tubayamusubize bayabasubize buri muntu wese Steven 500 ye ba Sonia ba Jackie n'abandi twabonye urutonde rw'amafaranga 500 nirwo ndiho mvuga ayandi ntayo nzi si rwo rusomeye ariko se telefone y'abandi buretse gatoya telefone nayo ubwo nayo izakorwa reka tubanze turebe urwo rutonde rwabaye ikibazo simbajije ko rusohotse none ahangaha winjyana mu bindi ni ahangaha uyu nguyu bamwishyurire hanyuma niba aba bantu baraganiriye biraba ari baranamubishobora no kubwira umuntu ukamubwira uti buriya fane namuhaye amafaranga yanaye wa undi agahita arakara nabyo urabizi yego ndabizi agahita arakara ati kuki umuhaye ariko niba baramuganije batarishyuje ubu yaba afite ishyari yaba ari ishyari rero ribimutera ariko numva atakagombye urwego mutesari batagombye kugira ishyari si afite abana b'indahekana bakiri bato afite umuryango mugari w'inzahuke aracyari umupfakazi ntaniyakira nta nubwo azi imihanda aracyahuzagurika kandi buriya nanone ikindi umuntu wese agira umugisha we agisha umugisha we ntimukifuze kubyigana umugisha mugenzi wanyu numva rero urwo rutonde narwo harimo akabazo yego ubwo ngubwo abangaba baraza kwasubizwa tukiri aho ngaho reka hari amajwi nanone nari mfite hano ni amajwi n'ubundi wa Pastor Claude yakinnye mu kiganiro nanjye reka nyakine ni amajwi aho bita Pastor Mutesi ari kwisobanura ati nta shyari nigeze ngirira Asiya ariko reka nyakine wowe yiyumvire kwanza munyemere tubanze twumve hanyuma rero ikintu cyabaye kurikirana amajwi Asiya ibibazo babikemuye mubaganira neza ko yanamubwiye amafaranga murimo azagenda yamwishyura gahoro gahoro kandi nongere mbigaruke urumva ko tukiri aho ikibazo gihari hano uri kumva ko nyuma y'uko urukundo rwa Asiya ndetse na Steven rwangiritse urumva ko hahise hajyamo amadeni wahita mwumvisha ko amafaranga murimo azagenda yamwishyura gahoro gahoro kandi bari bakunze nese so byumvishe urukundo ntago rwirarira rero urukundo ntago uragombye kwirarira bivuge rero ko niba yari yakunze ntabwo ari umuntu w'umugabo yari yamukunze nubwo rutakunze rukamuhombera numva atakagombye kujya kwishyuza ibyo yamuhaye ntabwo wakwishyuza ibyo yahaye umukunzi yego reka nyatine neza noneho ibibazo babikemuye mubaganira neza ko yanamubwiye amafaranga murimo azagenda yamwishyura gahoro gahoro kandi nongere mbigarukeho kuba Steven yarahaye ibintu Asiya si uburyo nta n'icyaha yakoze kuko yari yakunze kuko Asiya yarabyakiriye ntabwo ari ubutekamutwe n'ubugegera kuko yabyakiraga azi neza ko ari kwakira ibintu by'umuntu bazabana ahubwo umwanzuro Asiya yaje gufata yawufatishwa nuko abona hari ibyo atazashobora yaba Asiya ndamwumva yaba na
Steven ndamwumva ariko sinemeranya n'umuntu wasohora icyo yaganiriye n'undi ngo agihereze isi igihe Asiya yavugaga azi neza ko ari gusohora amarangamutima ku mukunzi we, azi neza ko ari kubwira uwitwa umukunzi we bagiye kuzabana. Ntabwo yari abizi ko igitondo kinini kumbwira azabisanga ku isi. Niba yaranamusuye akamukorera iyo masaje ni ibisanzwe ku bantu bakundana, ntabwo yaraciye nk'amabere, ahubwo ndagaya ndanenga ndamagana umuntu wakoze igisakira irego yo gufata ibi bintu by'ahiherereye akaza kubishyira ku karubanda ngo arimo gusenya Mutesi, kandi asenyemo umutima wa Siya urwego rukomeye ku buryo Siya yanahagarara akikubita hasi. Asenyemo umutima wa Siya kandi ngo yari azi ko ari gusenya Mutesi, ngo ari kumushyiraho ko ngo ari bugambane Asiya akamwandagaza. Ariko nubwo nta mupagani nagira n'ubumuntu katenga urakoze ni ibintu Mutesi avuze. usibye ko kumumenyera bigora, amera nk'urunyaruvu, ariko ibyo avuze ndemeranya nawe igice kimwe. Kuba Asiya yarakunze si ikosa, kuba Steven yarakunze si ikosa, kuba Steven yarahaye ntuza Asiya akamuhonga si ikosa. Nta mugabo udahonga, we waterese umugore utamuhonze. Yego ntago bishoboka. Aha, kuba Asiya yarakoreye massage Steven nk'umuntu bakundana si ikosa. Ariko rero tugiye kurebera hamwe rero ikosa rero ry'umuntu tugaya ni uwakorewe ibyo bintu agafilima agafata video. Ubwo ni ububwa bwa mbere bubi. Icyambere arafilimye, icya kabiri ayashyize hanze. Icyo ntemeranya na Mutesi rero ni iki, ntabwo numva ko uyu muntu washyize hanze aya majwi yashakaga gusenya Mutesi. Aramusenyera iki? Ntabwo ari gusenya Mutesi, ahubwo uyu muntu ni isheni. Duhereye kuri video ya mbere ya Mutesi ati pastor, iryo jambo ryonyine, umuntu uhemukira pasiteri we nakwemera, sinzi gusubira mu magambo ariko byaravuzwe. Hanyuma uyu mugabo ashyize hanze amajwi, abanje ashyira hasi video ya Asiya ariho amasa, ariko mu masa ashyize hasi audio, hanze audio ariho amuha keya imitoma, sibyo? Nusura nasiya sasi uriho uvuga niwe ninde so wabishyize hanze? Nuwo babibwiraga, sibyo? Kuko iyo urebye kamera, ariko yabikoze aragamije gusenya izina rya Pastor Mutesi. Uretse gato uyu muntu biragaruka kuri Steven kuko wafashe video. Kuko uko agaramye ni nako ariho afotora afilima. Ashyize hanze Asiya, ahubwo dore ikintu ntabwo yaragamire kwica Mutesi, ahubwo ikintu ndiho mbonamo nshaka kugira ngo ngarure mwene data Mutesi nawe muhumurize. Mubwire ni n'uwawe yarabashenye nawe ntiyiretse. Wagaragaje amarangamutima yawe yo kuba warakara bitewe n'ibyo yamubwiye. Ushobora kuba Mutesi yaravuze ari amarangamutima bishingiye ku byo undi yamubwiye. Yamubwiye ati Asiya ni mubi, akamubwira ntubizi ko umuntu ashobora kuza akakubwira. Hari nk'abantu benda baba batazi kuba bakimura amakimbirane, akumva ibintu bikarangira aho ngaho, akumva nyine uyu nguyu ibyo yamubwiye nuko. Ariko nk'abantu bize sociology akenshi amenya gukora agakora aha ngaha, sibyo? Rero undi wagahita ahubukana kimwe nk'impyisi, noneho agahita afatwa vuba akagira amarangamutima. Mutesi yakunze arakunda, niyo yangaranga, akaba ari byo bintu yazanye. Hanyuma agashaka nge hari icyo mbona n'urwego rw'uko harimo ibintu bibiri. Bishobora kuba Asiya yanze Steven uko Mutesi abivuze, ndemeranya nawe pe. Aravuze ati birashoboka ko ahubwo abivuze atinze, yaba ari byo yavuze mbere aza. Aravuga ati birashoboka ko ari byo yarebye akabona ntazabishobora, kandi koko nibyo. Akugira ngo wirohe mu bintu watinya hakiri kare.
ahubwo yabonye Asiya yaramushoyemo ibintu birangira atamwemereye aribyo abona Mutesi nta kintu amufashije kuri Asiya wumvise ahantu Mutesi bamusenyeye ndabyumva ntabwo bari bagambiriye Mutesi ahubwo yashatse kuvuga ati mwese mwaramemukiye muri bamwe umujinya aravuga ati niba utamfashije Asiya kandi yaramubwira uburyo Asiya ari mwiza yaramubwira uburyo n'undi ari hagati nka arbitre akavuga ati Asiya arananiye aho niho rero uyu ngo yahise arekurira ikibombe cyose gita cyabaterekana bose ari Mutesi n'icyamusiga Asiya n'icyamusiga na Steven n'icyamusiga uyu munsi tubonye sinzi ba Steven yaje kwisobanura tubonye Mutesi aza kwisobanura tubonye Steven ayisobanura turabona Asiya yisobanura hanyuma rero Mutesi bareke si wowe wakunze si wowe wanako niba ntacyo umutima ugushinja n'ibyo wakoze bihorere uwa yari yarahari hanyuma n'uwariwe nawe arahari hari kirezi cyariye hari n'ikirya barezi cyariwe ibyo byose niba mubyita gutyo ariko ubwo ugomba kubyikiriza nta mpamvu ko umuntu wese afite aho ategwa akagwa yego mwibarize rero ibyo ngibyo byose ndi kubyumva no kuba unashyigikiye Pastor Mutesi birumvikana cyane ni byiza ariko nimba iyo ukunze umuntu umuhonga nimba birangiye mutabaye cyangwa se agukatiye abagomba kugusubiza ibyo wamuhaye byose niho ububwa buzira ngo ni ububwa ni ukuvuga ngo rero hano mu mboni ubwo ni ukuvuga ngo bino byose amajwi yagiye hanze uko wenda Asiya yari yatinze kumwishyura ashobora no kuba yaranamushubije ahubwo yagumye ahatiriza yose ntuzi ko utereta umuntu bwa mbere akakubenga ukanarakara ariko ukongera agakomeza ahubwo yakomeje gutitiriza abona ntibifata hanyuma haza kuba ubwumvikane ko agomba kumuhereza amafaranga biriya kumusubiza amafaranga ndakeka ashobora kuba Asiya yararebye aravuga ati uri rya tungo ryo mu rugo kuba ufasha amajwi ukayashyira hanze uvuga ko wanshoyemo ibi ngewe nzagusubiza gahoro gahoro ahubwo abaye intwari rero ariyo mpamvu gani abakunzi b'umufashe asubize iby'abandi zatange ubwo Steven atange kode hano bamusubize bamufashe gusubiza bamutange nimero ye bamusubize n'ukuri kandi uko nuko burya umuntu ngongo ujya kwibutsa ibyo yagize kera nigeze kubona umusore umwigeze utereta umukobwa aranamugurira imyenda rwose ku mukobwa biza kuvamo yangaga umuntu w'inzoga amubona yasinze amukatiye unda bahura yambaye imyenda ye n'inkweto yamuhaye ati kuramo umukobwa agenda bikuramo rwose atira igitenge ku muturanyi akenyera amabere arangije aramuhereza ati cyane rwose koko si nk'uyu nguyu wakagomye no kumureka ukavuga uti ujye ureba wibuke ko wampemukiye reka dusabwa gusenga kugira ngo abanzi bacu barame bazabona kandi Steven ni umupasiteri oya iryo ngiryo niwe tutugane burishyize ku ruhande ko ntabwo tubona urusengero abwirizamo cyangwa ashumbye ni umupasiteri ku giti cye kwa umupasiteri ntabwo yakora ibintu nk'ibyo rega muraza mukadushyira mu gatebo kamwe ariko ntabwo ari cyo none se pasiteri ukora nk'ibyo abaho pasiteri aremera intama yagombye ubwo kuba yararemeye intama nk'umupfakazi akamufasha we yagiye ashaka ibindi n'impanguhe adona reka dukomeze twumve nubwo naba umupagani nagira n'ubungubu ese umwibye nakwifata nkita hanze ndi gutukana warabikoze urumva nicyo twibaza niba nagize amarangamutima nk'umubyeyi avuga amagambo mabi ngatukana nkagira gutya nari mbabaye pe ariko igihe cyarageze mabi biranarangira n'ibyo bintu biranakemuka nta n'ibibazo twari dufitanye ahubwo kumva ngo barapanze ngo ikintu ngo cyo gusenya Mutesi ukaza kumusenya ariko ugasenya n'umutima wa Asiya ngewe ikintu mbona umuntu wakoze ibi bintu niba koko atari Steven nk'uko ari kubimbwira wari kundahira akambwira ko atari we ko yanyemereye ambwira kiriya audio yanjye abwira umuntu yayihawe arambwira ngo umuntu yaramubwiye ngo ese Pastor Mutesi we ntabwo yaba ari umwe na Asiya
urumva Steven yari kumurira nk'uko yari yambiriye mu kurya amafaranga undi aramubwira ngo Mutesi ntabwo ari ku ruhande rwa Siya ngo yaranababaye ngo reka nkumvishe n'imwe mu biganiro twagiranye abagize gute ari audio arayimuha hanyuma amavideo ayamuha ari ka kandi kagira gute gafunguka rimwe ariko Steven icyo mbona ashobora kuba ariko akundi wizera abantu ukajya ubaha ripoti y'ibyo urimo ibyo uganira na runaka ibyo ukoranye na runaka ibyo murimo ukabikora kumbi abo uri guha bakunda wowe ariko ntibakunda Mutesi cyangwa ntibakunda na Siya isaha n'isaha azabisenyesha Mutesi cyangwa bizabisenyesha nde Asiya kabiri niba kuko Steven aho uri ari wowe udukoreye ibi bintu nabamwandikiye ndamubwira ngo yaba njye uzasaba imbabazi yaba na Siya uzamusaba imbabazi uratwanitse twaganiriye nawe mu bwiherero none ibyo twavuganye nawe tubisanze ku isi buri wese ari kudutuka ibitutsi ashaka bitewe n'uruhande abogamiyeho ijambo yambwiye yarandahiye andahira Imana andahira abana andahira iki ambwira ko atari ukoze ibi bintu ahubwo arambwira ngo na Siya ashobora kuba ari kukwishyiramo ko ari ukoze ibi bintu ngo ukaba warabihaye Bosco impaya kugira ngo amwandagaze Mana Nyagasani yampamagaye nibwo nandikiye Bosco nani Bosco wamba bari ukankura mu mazi abiri ukavuga ahantu uvanye ibi bintu kuko njyewe ndi ku rwego rwakubwira ngo ndagaze umuntu usibye na Siya jyewe nta muntu nagambanira ngo yandagaze ukuvuga nzi uko biryana rero nagize na yego wowe aya majwi uravugaho iki ikintu cyo wenda ndi buvugeho mu magambo make nk'abiri yego ni uko yaba Mutesi natuze niba atari wabikoze yaba na Siya natuze ariko Steven yaho ndi bumugaye ni uko yafashe video icyakabiri niba ari n'uwo yabihaye naho yakoze ikosa ariko jyewe amakuru mfite nzi yego nuko Steven nawe wabyihereye Bosco impaya yego hari n'abari kuvuga ko Steven ubu ngubu ari mu Rwanda ngo ari gukundana na Raila genda byamaganye ngo agiye gukora Raila yego dore ngo hahondi ngo agiye gukora ubukwe na Raila ntunasubizemo iryo jambo rekeraho icyo ni ikinyoma ni uburyo mushaka kongera kunaga agapira ese Steven we nawe yafite ikibazo nta Raila ntabwo yakundana n'umwanda nkuriye reka Raila dore ngaha azaza nsubize uzagenda umubaze nakwemerera ko yakundanye na Steven Raila we ubwo ari we wihamagara Steven akamubaza ntabwo Raila urwo rwego yarufite rwo kurya umwanda nkuriye kandi Raila ngo ubwe ngo impamvu yideklara akavuga ko yatandukanye reka izo ni ntuza zanyu zahanga ntago nzemera reka Raila ntabwo yarya umwanda ntabwo yatoragura puberi Raila ntabwo yatoragura puberi Raila ako Steven ntabwo ari umwanda atari umwanda ashenye kangahe atari umwanda ibaza abagore bangaye bose yandaritse afashe Mutesi aramwandaritse afashe Asiya aramwandaritse afashe uwo yashatse nawe ninde harya undi w'i Burundi yitwa nde ngo yitwa Dodo harya aramwandaritse atari umwanda se ni hehe umuntu muzima w'umugabo arafirima akita hanze yambaye ubwambure afite ubwambure bwe bibaho ariko yarari kwerekana ko ari mu rukundo n'umuntu ukomeye kuba mu rukundo ntabwo ari video kuba mu rukundo ugira ibanga gusa wabana n'umuntu utagira ibanga bikomara iki Raila ntabwo iryo kosa yarikora Raila ariyubashye Raila n'umukobwa ukiri muto kuba yaragize bureka mubwire Raila impamvu atanabikora Raila yatandukanye n'umugabo ntiyaje kwiyandarika si bamushatse se bakabimubaza wigeze wumva aza kuvuga ibyapfuye n'umugabo we ntabwo yabivuze yarabivuze Raila ntabwo yarya uwo mwanda ntiyarya puberi dorahonda none Steven ugari i Kigali kumara iki ko yaba ari Kigali ze ko hahora n'ubundi afite undi yubuye buriya shenya se yafite undi agiye gufata yego saba baje ni bake ubundi azi Kigali afite abantu nka batatu yatendetse ubwo rero afite ibindi ariko niba hari ntabwo bizo gusinzi kwa nahari Imana ishimwe ko atari Raila Raila ntabwo yarya uwo mwanda Raila we uranzi ndagukunda yego ariko wayo ugiye kujya mu rukundo na Steven ubaye ugiye gukunda na Steven waba urugushije
waba urugushije neza 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 nta n'uwaza wo mwazahura ngo aguhe n'amazi yo kunywa ariko nzi ko Raila atabikora ntiyabikora niba ari ikintu cyababaje Raila yababajwe n'ibintu bibiri Raila yababajwe n'ibintu Steven yakoreye Madame Asiya Raila yababajwe n'ukuntu yajyaga avugira Mutesi ariko Mutesi akamukuzaho ngibi ibintu byababaje Raila ari mu gahinda rero Raila ariyubaha aracyari muto yashakwa n'umugabo wananiranywe n'abagore udashobotse ese ugira ngo abagore bangaye bakwanga nta defu ufite ibihari aba ari defo uba ufite niyo mpamvu bakunanira ntabwo abagore bose bapfa kwijyana rero ashobora kuba Asiya nawe yarabaririje agapereza akabona ese kuki Mutesi batamwemeye akajya kumuca agashaka abandi nuko nawe afite ibyamunenze ariko ibyo bari kuvuga bati Raila ngo niwe Steven yahaye ari amajwi niwe yahaye byose nyine Raila yaramuhamagaye mu kiganiro no se kumuhamagara baravuganye kuvugana se n'ikibazo ntago ari ikibazo nese Steven rero batavugana oya nuko abantu bose ariko bari kugenda bavuga ngiye mbangira ngo wenda nkurikize mu mbone zanjye Raila ubaye ushaka na Steven waba ugiye guhura n'umwaku wa wundi mubariko akunze kutabikora gusa umukobwa ungana nkawo kwajya kwihambira ku muntu nkuriya koko umuntu n'umupfakazi yanze nkaswe wo gukiri muto ariko na Ferdinand yashakanye na Pastor Mutesi ushatse birenze 3 Ferdinand wese wowe waba uri umusore uri umugabo ukagenda abagore bose reba wa mugore twande ni Sandrine harya wundi wavuze ngo agira inkovu ni hehe harya ngo agira umwera ku birenge ninde ni Liza ubwo abo bose tugomba kureba ishuti ugendana nazo ariko bavuga ko ngo nuza uyu nguyu Ferdinand ejo bundi Sandrine twakoze ikiganiro ko Ferdinand ngo yamubwiye ngo azamugonga ngo nibahura nyine buriya wenda kuba yaravuze ko azamugonga burya abagabo ntago bakunda kuko ntaba muri social media nta nubwo nshaka ko umuntu amuzanamo umugore we niwe uhaba ariko wese yajyaga kumuvugira iki nta mugabo ari gukunda kuza kuvuga ibye hanze kumugonga rero ko yaramubwiye azamugonga ntago twaza kubwira azajye muri RIB ajye kuri reporting ko bavuze ko bazamugonga naho ibyo kuba Ferdinand mumushyire hasi ntago ari muri ibyo ngibyo wabandi hano hari amajwi mfite rero ndashaka kuyakina ariko nkakubaza nyuma nkakubaza impamvu Pastor Mutesi ahantu bamugendaho kugira naho bagera ku buzima bwe bwo muri Uganda sinzi nimba yumvishe nimba utarayumva reka nyakina impamvu bamugiye yaje hano abanza gukeka cyo Mutesi ava mu Rwanda yaje hano abanza gukora uburaya kwiteka cyo twita kwicuruza yabanje gukora uburaya ya nabyo ni ibinyoma akigera muri Uganda kashikushikuwa nawe yabagoriweho rwose wose uriho umuvuga wewe niwe bararanye digo niwe buri hari ibintu udashobora kuzana uravuze ngo amajwi bazanye kuri imihanda ya Mutesi yego nyine hari uyu mihanda ariko numva none kuza kuvuga urasubira tumarira iki ngo yakoze uburaya i Bugande bose yagiye kumugura uwo nuwagiye kumugura nuwamucuje iseta yicurizagaho sinshaka kuyumva ntago ushaka kuyumva kuko ibyo ni nko kumusenya kuko mwamubonye umwe wese aca undi acaha wowe uza kumuvuga urindi ngo yakoze uburayi Bugande ibyo ntago ndi bubyemere ntago tuzi ijoro yategeyemo ko ntago iryo joro twari duhari wicuruza abonwa n'ugura akwaga kumvise nakumvise ongera ukumve wicuruza abonwa n'ugura reba niba yarigurishije nawe waje kugura niba uri umugabo waramubonye ukavuga ngo Mutesi yari indayi Bugande nuko nawe waruje kugura niba rero utari umugabo uri umugore ukavuga Mutesi yaricuruzaga ubwo nawe mwari kwisetima setu ako mujye mugabanya munavuge mujye no mugarukira mubuvuze ngo yashatse abagore bangaye ngo zamunani birumvikana ariko bugeze kuri rwo kumwandarika ngo yicuruje uburaya cyo mbita uburaya ariko ko nukurengera ko kwinjira mu buzima bwe bwite ntago ibyo bikwiriye sibyo ntago bikwiriye n'umuntu mwaramwisha n'umuntu ashaka kumugendaho rero wiza kuzana
uwo ngo utanga amakuru urinde wowe wagucinshura kuramo inkomyi kuvuga ngo yaricuruje ntago mbyemeye ibyo ntago mbyemeye nta nubwo mbyemeye ntago mbyemeye ni ya nsina ngufi bacaho urukoma buri muntu wese babamubona yego nawe yizana ku mihanda bigatuma mwese mumuvugaho ariko nanone icyo ntago nkemera n'uwo ushaka no kubyumva ibyo ubona abantu bakora ibi ngibi mu buryo bugamije iki nimba kuko aya majwi nayabonye impamvu icyo bigamije reka nyikubwirwa unarusobanura ibintu byinshi biva kuri nyir'ubwite nyir'ubwite akantu kose ashyira hanze akantu kose agashyira hanze byonyine ibyo byose azana urwo rutonde n'ibiki niwe wizana hanze kandi aha hanze abantu bakeneye gucuruza rero babonye bacururiza nawe burya umuntu arangura aho bageze gute aho baranguje rero nibaza kuranguza akabaranguza inkuru ze bwite z'imbere namwe murarangura niyo mpamvu nta yindi yego hari abantu bavuga ni ikiganiro nako cyasohotse reka ne ngo bavuga ni ikiganiro ubushize cyasohotse cyakozwe n'uwo bita Ezekiel ndakeka ni ikiganiro nabonye cyagifite umutwe uvuga ngo Titusi ngo yaryamanaga na Madame Asia ngo niyo mpamvu ngo bira byose byaje hanze ari uko uriya Steven yafushye twese n'abagabo baradufuhira nta mugabo udafuha ushobora gutinda akagufuhira ushobora kubona witwaye ukuntu akagufuhira ntabwo nzi rero Titusi ko ayo ntabwo mbizi kuko ibintu ntarebesheje ntanabonye biravugwa ariko ntabwo tubizi Titusi afite umugore we Titusi afite umuryango Titusi ayoboye umuryango bita abadasigana kandi na Asia ubamo Titusi icyo nzi ko ari umugabo uri sociable cyane twigeze kujyana ahantu Mutara yakoze igiterane n'umugabo usabana asabana cyane kona ni sociable arirekura hari abantu rero bafite ubugegera bakaba bafite ibyaha mu mitima yabo umuntu wawe usabana nawe agahita kwita ikindi yigeze kuza gukoresha igiterane iwacu anako ariho aririmba araducurangira turirimbira dukubitira ingoma tujya ibintu byose arabikora kandi ukabona arakora n'urubyiruko hanyuma rero kuba yararyamanye na Asia ntabwo twari duhari nta nubwo turi bubyemere ibi byose ni induru zishobora guhaguruka kugira ngo zisenye urugo rwa Titusi ibyo ni byasenye urugo rwa Titusi ntago tuzi niba dufite amajwi y'ibyo Mutesi yishyiriye hanze tukagira amajwi y'ibyo Steven yishyiriye hanze ibyo tutabonye rero kwa Titusi yashyize hanze cyangwa se ngo bishyire hanze niba Asia atarashyize hanze Titusi yashyize hanze Asia murekera mwe gusenya urugo ko Asia abona umupfaka burya umupfakazi nta kintu kimwe atamuvugaho umupfakazi wese iyo ari kumwe n'umugabo bahita bavuga ngo ntantwara umugabo umupfakazi yagiye gusura ahantu umugore waho nta mahoro mbese nibyo rero numva ibi byaba ari nk'ibyo kugira ngo basenye umuryango wa Titusi gusa kuko Titusi afite umugore rero numva atari ngombwa ntabwo twari duhari nta nabyo kwanza nta nabyo inkuru y'uko Apotre Mutabazi yakoze divorce ejo bundi ngo yahawe divorce akaba agiye gushaka umunyamerika akazi yakugezeho nayo nzi nariyo nkeneye kumenya nayo nkeneye kumenya kose udashoboye kwishyura inzu yabagamo akaba yarasize umugore ntagende nawe ajye mu mubare w'abandi wabo wamutese nawe arinjira mu mubare w'abandi yajya gushaka muri Amerika uburenganzira ashatse ngo ajye gushaka umunyamerika akazi bahuriye mu bukwe bwa Pastor Mutesi ni uburenganzira bw'ibyo ngibyo nabo nabijyamo yego nabo nabijyamo zubakwa kwishi iyo bigeze mu bya divorce genemera icyo birivuga rero bari bose bamwe ni ba pastor abandi ni ba apotre yego hanyuma rero abo bose uko babikora nibo bazi imigenzo yabo uko bashobora kuyigendamo icyaba cyiza nuko bahirwa nuko bahirwa ntabyo narinze ariko nari nsigaye mubona muri ibi bice by'iwacu ntabwo nari nzi ko atakiba igicumi nari nzi ko ari no kubera iby'akazi yego okay ubu bya bindi nakugaga n'ubundi ku Rugendo TV bamaje gukorana bamaje gukorana ikiganiro na Asia n'ubundi nawe ari kuvuga kuri ku bintu byo kubana no gukundana na Steven Asia ari ubivuze oya Laila
Raila avuga uburyo akundana na Steven arabyemeza indege reka nyine ho gato twumve ushobora kuba ngo uri mu rukundo na Steven yarwaye indege ariko icyo navuga cyo nuko ashobora kuba yarakunze urukundo rudashoboka ibyo bintu reka mbikliyaringe abantu batazana bitwara muri uwo murongo ase ndagukomeje ariko icyo namubwira cyo ntabwo tugifite umwanya w'abantu nk'abariye gusa icyo navuga ngo rest in peace iyo koko zibaye sirakubwiye Raila ntabwo yarya umwanda nk'uwo ntabwo yarya umwanda nk'uwo ariya ngukuriye saruti rwose ntabwo yarya umwanda nk'uwo so ndi kumva twakisoreza kereka nimba wenda hari ikindi wabwira abantu ku bijyanye na gahunda za Pastor Fanny Official ndetse n'izindi gahunda zo mu buzima busanzwe gahunda zacu ni amasengesho turi mu masengesho ndetse no kuganira ku bintu bigiye bitandukanye tuganira ku bintu bigiye bitandukanye ku buryo ushobora kudusura cyangwa se ukaduhamagara tukabana gahunda tukajya dukora cyangwa se icyo navuze ukumva tudahamanya ntabwo ari nk'uko duhamanya ariko ushobora kumbwira uti iki kintu ntabwo duhamanya nabyo bibaho nabyo bari nabwo nabwira ngo wampamagara kuri nimero zanjye za telefone 0788 mu gihe wowe ubwawe wumva ko ibi ni ibitekerezo byanjye nk'uko banzaniye ndiho ndasobanura kuko nanjye ntanga ibiganiro hano ndasobanura ibyo bashyize hanze nta kintu gishya ngewe mfite n'ejo bundi arabambajije ibitsina by'abantu bamwe nsanga ntabyo ngira murakatse igitsina kimwe barabinyatse no kuri bari barabinyaka kandi abagabo bangaye arambwira ati duhe igitsina cya runaka ntacyo mfite ati ko bavuga ko biriho bitambuka ese uraca ugikoresha iki rero ntacyo mfite rwose abampamagara banyabika ibyo bitsina ntabyo mfite ariko numpamagara umbwira uti nkeneye usobanure ko impamvu nagusobanurira kandi tukabana rero kuri Pastor Fanny Official unyarukireho basanga ibiganiro by'umuryango bya Deliverance ibi byose bura mubona bari na karande nibicaniro biri mu bantu ku gicaniro gishobora kubaho kigatuma nukuru tubaka kigatuma udahama hamwe yose bari imyuka rero Imana ibampera umugisha turabakunda reka mushimire wakoze cyane nakoze nawe